twese dukunda umuziki ndetse akenshi umuhanzi yasohoye indirimbo usanga tuba ba mbere mu kurankinga iyo ndirimbo tukavuga ati yasohoye video nziza cyangwa ntabwo yari nziza. Mu bwiza bwa video akenshi tugendera no ku bakobwa baba bagaragaye muri iyo video, gusa bisa naho ari ikibazo buri wese yakwibaza, cyane cyane ku mugabo ukora umuziki ufite umugore n'abana. Umuziki ni umwe mu myuga umuntu akora bikamusaba kwigaragaza mu masura abiri. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakora umuziki wubatse n'urugo mu bihe bitandukanye, ashyira hanze amafoto n'amashusho agaragaza umuryango we, ariko ni gake cyane ushobora kuba warabonye amafoto y'umugore we. Wasanga nawe muri telefone yawe niba uri umufana wa Bruce Melody ukibitsa amafoto agaragaza umugore w'uyu muhanzi ubwo yamuhaga impano y'imodoka ku wa 3 Gashyantare mu mwaka wa 2023, cyangwa se ukibitsa amafoto y'igihe yamwifurizaga isabukuru nziza y'amavuko. Ni kenshi umuhanzi Bruce Melody yakunze kugaragara ari kwifotozanya n'abakobwa, ndetse mu mafoto ari gukwirakwizwa cyane mu minsi ishize mu buryo umuhanzi yagaragaye ari kwifotoza ari gukurura igisa nk'icyo mugenzi we The Ben yari yakoze bishange, nyamara ko baba batabizi bikaba bigaragara nk'aho uyu muhanzi aba ari gukurura akenda k'imbere k'umukobwa baba bari kwifotozanya. Abenshi bakwibaza ese umugore w'uyu muhanzi Bruce Melody iyo abibonye abitekereza iki? Inyandiko zivuga kuri aba bombi zigaragaza ko umugore wa Bruce Melody Catherine yabaye umufana wa Bruce Melody mbere yuko biyemeza kurushinga nk'umugore n'umugabo, ku buryo buri gikorwa cyose yerekejeho amaboko acyumva kurusha undi wese. Ari nayo mpamvu byinshi bivugwa ku mugabo we bitajya bimuhangabanya. Ariko kandi mu mashusho y'indirimbo ashyira hanze mu bihe bitandukanye agaragara ko akora abakobwa ku buryo yariye bibaza niba umugore we atabifata nabi. Si mu ndirimbo gusa kuko hari n'ibikorwa birimo nk'ibitaramo agaragara abyinisha inkumi zitandukanye. Mu kiganiro agiriye ku rubuga rwa X, Bruce Melody yumvikanisha ko umugore we ataragera ahantu afatira amashusho y'indirimbo. Yavuze ariko ko abantu bakwiye kumenya ko iyo agiye gukora amashusho y'indirimbo abateraniye abantu benshi kandi ibintu biba byateguwe ku buryo nawe cyo kwibeshyamo cyabamo. Bruce Melody yavuze ko yakundanye n'umugore we mu gihe cy'imyaka 5 mbere yuko barushinga nk'umugore n'umugabo, ngo bityo rero umugore we aramuzi cyane ku buryo atakangwa no kumubona akora abakobwa mu ndirimbo kuko ariko kazi. Yagize ati ni ukuvuga ko guhera mu mwaka wa 2009 twarakundanaga, rero nagiye kuba umuhanzi abireba, buri ntambwe yose yarayibonye. Hari ibyo mwebwe mutabona nk'insinzi we abona ukundi, igice cyose cy'ubuzima tukimaze tubana. Bruce Melody kandi yavuze ko atakorerwa no gusobanurira buri wese imibereho y'umuryango we, kuko umugore wanjye aranzi neza kandi kuba umunyakuri ku muntu nta mahitamo, ntabwo ari ibintu umuntu yiga. Bruce Melody avuze ko atibaza ko yabura abamutereta ubwo yavugaga umugore we cyangwa se bakamwirukankaho, ashimangira ko umuntu wese afata uruhande rwe agahitamo kunogera uwo babanye. Yavuze ko kugaragara mu mashusho y'indirimbo akora abakobwa ari akazi, bityo umugore we arabyumva cyane kurusha undi uwo ari we wese, kandi mu bihe bitandukanye bagiye bajyana gukora zimwe mu ndirimbo muri studio. Ngo bivuze ko rero uyu mugore Catherine yamenye gutandukanya akazi ke ka buri munsi n'ubuzima babanamo. Iyi ni Strange Media TV, naho njye wumva di F Kola. Niba utarakora subscribe nagushishikariza ko wakora subscribe ukajya ubona video zacu z'ubutaha.